Muri iyi si turarota. Abantu benshi iyo baryamye nijoro bararota. Niba ufite ubwonko bukora neza ugomba kurota. Ese byaba byarakubayeho ukarota inzozi ziteye ubwoba? Niba byarakubayeho ushobora no kuba warorose wapfuye cyangwa ukarota upfa ukongera ukazuka. Biba biteye ubwoba ku buryo hari abemeza ko ari zo nzozi mbi zishobora kuba zibaho. Urugero wifashisha nuko nta muntu udakunda kubaho, bityo rero ubwoba bw'izi nzozi ntibuba busanzwe. Abahanga mu gusobanura inzozi bavuga ko biba ari ukuri iyo umuntu arose ari gupfa cyangwa se yapfuye, biteye ubwoba. Mbahaye ikaze mu kiganiro menya cy'uyu munsi. Njye ndi muvandimwe Penuel. Mira Rwanda niyo channel yonyine wasangaho ibintu nk'ibi. Niba utarakora subscribe, iki ni cyo gihe. Inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo gusinzira no gusobanura inzozi yitwa Shelby Harris yo mu kigo cya Seripopolis yagize iti: niba warigeze kurota izi nzozi menya ko utari wenyine, kuko ni benshi bazirota rwose. Birasanzwe ko umuntu yarota inzozi nk'izi z'urupfu. Reka turebe bimwe mu bisobanuro by'inzozi z'urupfu. Impuguke yitwa Leuwenberg isobanura ko kurota urupfu buri gihe bitaba bisobanuye gupfa bya nyabyo, ahubwo biba bigaragaza impinduka runaka zigiye kuba, cyangwa se hari igice cy'ubuzima bwawe gihagaze mu mikorere yacyo isanzwe. Gusa nanone bishobora no kuba integuza ikuburira ko ubuzima bwawe bugeze ku musozo, nk'uko twese tubizi. Urugero, niba urose umuntu runaka yapfuye, akenshi biba bisobanuye ko umubano mwari mufitanye wahindutse, cyangwa se hari impinduka zidasanzwe mu mikoranire yanyu. Bityo rero inzozi zishobora kuguhishurira ibintu bidasanzwe bigiye kukubaho, kandi rimwe na rimwe bikaba neza nk'uko wabirose. Leuwenberg akangurira abantu kudafata inzozi nk'ibihuha, ahubwo bakazifata nk'ubutumwa budasanzwe bwo mu gice cy'imitekerereze bumenyekanisha ko hari igihe cyo guhinduka ndetse no gukura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ikindi wamenya nuko inzozi ziba ari nk'ikimenyetso cy'ubuhanuzi. Ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu gusesengura inzozi bwerekanye ko iyo hari agace k'ubuzima kari kurangira, ubwonko butangira kubikugaragariza mu mashusho y'urupfu. Akenshi ni ikimenyetso cyo kuba wagira ibintu uhagarika cyangwa ukabireka bikagenda. Ese bimera gute kurota umuntu apfa? Bitewe n'uruhurirane rw'amarangamutima menshi izi nzozi zizana, abenshi barababara cyane bakumva bibateye ubwoba budasanzwe. Bamwe bibatera kugira agahinda, abandi bagacanganyikirwa ndetse n'amatsiko akaba menshi. Muganga Harris avuga ko aya marangamutima yose umuntu yayahunga mu gihe yarose inzozi zifite aho zihuriye n'urupfu. Nyuma yo kurota izi nzozi, hari abagaragaza ibindi bimenyetso nko gutera cyane k'umutima, kunanirwa guhumeka, kubira ibyuya byinshi cyane by'umurengera, ndetse n'amaguru agatitira igihe bari mu nzozi. Bitewe n'ikigero wibukaho inzozi warose ndetse n'ubukana bwazo, amarangamutima yawe ashobora guhindura imyitwarire yawe ukimara kubyuka. Muganga Harris yongeyeho ko kurota umuntu apfa bishobora gutuma umuntu atekereza ku bintu biri kumubaho muri icyo gihe, akaba yabihuza n'icyo inzozi zishatse gusobanura ku buzima bwe. Ikindi wamenya kuri izi nzozi zifitanye isano n'urupfu, ntiziba zisobanura iteka ko hari ikintu kibi giteganyijwe kuba, ahubwo inzozi akenshi zerekana ibintu umuntu aba ari gukora, ibyo atekereza, ibyo yumvise cyangwa ibyo yabonye. Nshuti rero mwari mudukurikiye, ni naha ducumbikiye ikiganiro menya cy'uyu munsi. Njye nari muvandimwe Penuel. Ntuzacikwe n'icyo ubutaha, nkwibutsa gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ujye udukurikirana umunsi ku wundi. Hari icyifuzo cyangwa igitekerezo cyangwa inyunganizi ushobora kunyura muri comment. Byaba n'umwihariko ushobora kutwandikira kuri nimero ziri mu description.